Buri mubyeyi wese ukimara kubyara bagomba kumwegereza umwana we ako kanya, umubiri ku wundi. Ibi bituma aguma kumva ashyushye kandi agahumeka neza, ndavuga umwana. Uwo mwana mufashe gutamira ibere bikwiye kugira ngo umwana n'umubyeyi bumve bari kumwe. Ngiyi impamvu ugomba konsa umwana akivuka ako kanya. Nguhaye ikaze wo nkurikiye kuri Rama Family, nkwifurije ibyiza. Ni Louise, uhora abatekerereza ibyiza, abaha amakuru ku buzima, akababwira iby'ingenzi. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mpamvu umugore wese ukimara kubyara bagomba guhita bashyira umwana ku ibere akiva mu nda, ndetse hakaba n'ibindi batunganya rwose nyuma ku mugore akiryamye ku gatanda ariko umwana yarangije kugera ku ibere. Nguhaye ikaze. Niba warakoze subscribe kandi ndagushimiye. Konsa umwana igihe cyose abishakiye ku manywa na nijoro, gufata umwana uko bikwiye, igihe uri kumwonsa no kumutamika ibere neza, byose ni ingenzi kugira ngo uhembere neza. Guhembera no kuzana amashereka. Shyira umwana ku ibere mu isaha ya mbere ukimara kubyara. Guhita wonsa umwana bifasha uruhinja kwiga konka hakiri kare kandi bikagabanyiriza umubyeyi kuva. Ngiyi impamvu ya mbere. Konsa ukimara kubyara nubwo umwana aba ari kwiga konka, ariko bifasha n'umubyeyi bikamurinda kuva. Ikindi ni uko amashereka y'umuhondo afite akamaro kanini ku ruhinja rwawe mubyeyi. Amashereka y'umuhondo arinda uruhinja indwara kandi akanavana mu nda y'uruhinja umwanda wa mbere, bya bintu by'umukara abana bituma mikoniyumu. Onsa kenshi kugira ngo uhembere kandi ugire amashereka ahagije. Kikazira guha uruhinja rukivuka amazi, kandi rwose ibi mubyiteho. Ntabwo ari byo guha uruhinja rukivuka amazi cyangwa ibindi binyobwa mu minsi ya mbere akivuka. Ndetse tuzabirebera hamwe, nta nubwo ari na byiza mu mezi 6 ya mbere. Umwana ntakeneye ibyo binyobwa mbere y'uko yuzuza amezi 6. Si ngombwa rwose, ahubwo bishobora kumugirira nabi. Mu minsi mike ya mbere uruhinja rukivuka, icyo rukeneye gusa ni amashereka y'umuhondo. Igifu cy'uruhinja kiba kikiri gito cyane, ntabwo gikeneye ibindi wongeramo. Amashereka afite intungamubiri zose z'ingenzi zikenewe, kandi amashereka burya arimo n'amazi umwana wawe akeneye mu mezi 6 ya mbere avutse. Ita rero ku mwana wawe mubyeyi, murebe mu maso kandi umuvugishe. N'umwana ukivuka burya ashimishwa no kukumva kandi agashimishwa no kukubona mu maso. Ibyo tuzabirebera hamwe mu biganiro bizakurikiraho. Ushobora kugira ngo umwana ukivuka ntiyumva cyangwa ntareba. Tuzabirebera hamwe. Ikindi nakwibutsa, mubyeyi wowe ukimara kubyara, hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2 umwana yonka inshuro nke cyane. Hagati y'2 n'3 ukabona ko yonsa amashereka make cyane rwose. Ibyo birasanzwe. Nyuma y'iminsi mike umwana yagombye kuba yonka neza. Shyira umwana ku ibere kenshi. Niyo nama nkugiriye. Shyira umwana ku ibere kenshi kugira ngo umumenyereze konka. Konsa kenshi bihembera amashereka. Niba utari ubizi ubimenye. Konsa kenshi bihembera amashereka. Ndagushimiye cyane. Iki kiganiro kimpera umubyeyi utwite n'uwitegura kubyara, ndetse n'uri konsa kugira ngo yite ku mwana we.